amaraso yamenetse Kabosi muramutuje kuko yaje mu kazi. Bwana ngiye naje mu kazi. Ndi kubwira abana wana ngo bubake inzu natwe twubatse nyinshi. Tuma twanduza boss. Telefone ntibuma bipfiriye biriya bintu ko bari amazi. Uriye. Ariko cyekora. Duwe no kukikora. Ari kushikora. None hano waje gukora iki kwishuri? Kabapari. Nere wamara. Amakuru kukikone. Ego gukora bucakije gusura abana bawe. Urabibona ute kuri ino? Ndabona biri Behaki. Behaki. Nawe kuba wabura urubyiruko rwawe kubona barimo gukora neza. Ukura amaboko mu mufuka. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross. My debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Nanjye nishimiye kubibwira nitwa Bizimana Paul, abakora muri Croix y'u Rwanda ashinzwe inzego z'urubyiruko n'abakorerabushake, ariko nkaba ndi hano by'umwihariko muri iki gikorwa kirimo kubera no kingana. Okay, murakoze cyane. Nagira ngo rero abandi baje kubona bazamuka hariya. Urisanga karibu. Abareka wenda mbababwire mbabanyuriremo uyu mumama n'uyu mugabo iyo turi hano mu gikorwa cy'ingando, usibye iki gikorwa cy'ubugiraneza dukora, tuba dukorera abaturage tubanye nabo aho turi, hari abantu dukenera kubera ubunararibonye bwabo kugira ngo baze kuduha ibitekerezo, baje gufasha abana, tuba turi kumwe kugira ngo babungure ibitekerezo, kugira ngo nyine bagire ibitekerezo byiza, bakorera urubyiruko rwiza mu buryo butandukanye. Abo rero nabafasha mwumve mu buryo bujyanye n'ibintu byo kwihangira imirimo. Uyu akaba ari umuntu ufite ubunararibonye cyane mu bintu byo kwihangira imirimo mu buryo butandukanye, wenda bamwe ni mu muzi, ariko mu gihugu mu buryo butandukanye, mu turere dutandukanye, agenda ari umuntu utanga amahugurwa atandukanye ku rubyiruko n'abandi bantu batandukanye kugira ngo bashobore kwihangira imirimo. Uyu mama rero akaba hari abantu bazi kuri ahantu bita kuri Mama Sportive Kacyiru, yego mujya mubona ahantu babumbira ibibindi, bakorera amabloke sima, bakorera ibintu noneho bameze nk'uruganda rukora amabloke sima, byo ku muhanda, biriya bintu bashyiramo amapoto y'amashanyarazi, biriya bintu by'ibiraro bikoze muri beto bigize gute. Uyu mama rero yahoze ari umumama wabumbaga akayagira gute, ariko aza kubigenda bitubura aza kubibyazamo umusaruro ukomeye cyane. Uwababwiye ibye ntabwo yarangiza, ariko araza kubibwira urubyiruko yabigeneye. Ni rwiyemezamirimo rero ukomeye rero mu rwego rw'akarere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali, ukora ibikorwa bitandukanye cyane. Ubu ni umunyemari ukomeye, ntabwo yababwira amafaranga afite kuri konti, ariko icyiza mwamenye ni uko yabihereye kuri zeru agenda azamuka ageze ku gipimo gikomeye cyane. Twamuzanye kugira ngo aze gufasha gutanga ubuhamya abana uburyo bashobora guhera ku busa. Namwe muri byiza ko mubimenye, ushobora guhera ku busa bw'ufite ukagenda ugira ibitekerezo. Gikuru ni ukugira intumbero ireba kure kugira ngo ugere ushake aho wigeze. Niba mpamvu turi kumwe nabo, wenda amazina yabo yitwa Verena, yitwa Dieudonné,
hari igihe mushobora kuzahura mu buryo butandukanye nabo babyivugire ni bakuru nabo no kubanikana. Urakoze. Njye nitwa Kabanda Dieudonné, nkaba ndi umufashamyumvire mu bijyanye no kwiteza imbere, kwihangira imirimo. Nkaba nagaragara rimwe na rimwe muri za gahunda z'uturere yitwa Musanze, buriya ya gahunda y'imyaka 4 2008 2012 yari mu murenge witwa Gashaki, nawubonye nawe wari ukennye kurusha iyindi. Tukorera gahunda ku buryo mu myaka nk'ibiri manza wari waje mu mirenge nk'irindwi muri 15 ya Musanze. Hanyuma hari za Bugesera, hari za izitwaga za Kinyami, mbese ibintu byo guteza imbere, byo gushaka ibikorwa mu turere bitezwe imbere, gahunda z'amajyambere tuba turi kumwe. Hanyuma rero by'umwihariko nk'uko yabivuze, urubyiruko rwo duhura cyane cyane mu gukangurira amahirwe rufite. Ubwo kenshi hari igihe bagira ngo amahirwe abakuru twarayijyaniye, kandi ntaho yagiye amahirwe aracyahari. Nk'uko umuyaga tubyuka tugasanga hari umuyaga, hari izuba, n'amahirwe abyuka hari. Urabona nicyo tugiye kuganira nabo kugira ngo turebe aho bageze, turebe n'andi mahirwe bafite yo kugira ngo bave aho bari bagere ku rundi rwego. Murakoze. Kandi nitwa Mukakabugu Verena, nkaba ndi umutoza w'intore mu ntore zo mu Ndengabaganizi mu karere ka Gasabo z'imbonezamihigo. Abandi ni na Marayika Murinzi, abandi ni na rwiyemezamirimo. Ni ukuvuga ngo nahereye ku kantu gato nk'uko Paul yabivugaga, nahereye ku 2,000 byonyine. Mujya mwumva umugore wahereye ku 2,000 akaba ageze muri za miliyoni 10 n'ingi ku maradiyo, nimba mujya mu byuma. Rero naje kugira ngo mvugane na ruriya rubyiruko, mbabwire uburyo umuntu ashobora guhera ku busa ukagera ku. Nahereye mu budehe, ubudehe bwaramba uko nguko umwubakira uyu, njyewe naburaga unyubakira. Nahereye mu budehe nimara gupfusha umugabo, ndi umupfakazi, mfite abana 6 nabyaranye n'uwo mugabo, ariko nkaba mfite n'imfubyi 8 nyine ndere. Murakoze. Byari byiza ko munagera hano. Nagira ngo rero dusabe umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Butaro adufashe. Sinzi niba pisi yari buboneke, nawe yari kudufasha kuri uyu munsi, aracyari kugira icyo atubwiraho. Reka tubihe komanda. Wenda ndaza kumuha umwanya. Ubundi twateraniye hano kubera igikorwa cyiza cy'urukundo tumaze iminsi dufatanya na Croix-Rouge. Ihuriro uyu munsi tariki ya mbere, Yotifu yakomeje kubibaza. Ubuze yewe n'abano bana barimo kubaka zino nzu, tuvuga ko tuzagaruka hano gusura ino nzu tuyishimira abayirimo kandi bayishimiye, kuko ntabwo ari tuzayigira gusa, izaba nziza n'ibindi tuzashyira hano kugira ngo habe ahantu heza. Ntabwo tujya duha umuntu ngo tumuhangike, kuko twaba twihangika, ariko navuga tumuha ikintu cyuzuye kandi cyiza umuturage wari ubabaye yumva ko ashubijwe, ashyizwe ahantu heza. Kumva rero nk'uko umuyobozi abibabwiye, hari ibyo dukoze ariko bigaragara ko hari bitazarangira, ariko amaboko arahari, murahari. Abo baturage mugomba kumenya kubakorera neza, hano hakaba heza. Turashaka no kubashyiraho uturima tw'igikoni. Urabona ibikoni ntabyo bafite, amatoilette ntayahari, ikintu cyose gishobora cyakwangiza hano. Ni byiza ko twagira uburyo ku mbaraga zacu tuzagira uburyo tugikora. Gashobora kuba ari gato umukozi wenda uyu munsi kubera umwanya, ariko ni byiza ko mumenye ko hano mugomba kudutera ingabo mu bitugu kugira ngo murusheho kuhagira neza cyane, igikorwa kizarangire kiba ari ikintu cyiza cyane. Nawe utekereza umuntu aguhaye akaguha ikintu gicagase. Twumva rero ko icyo kintu ari ikintu muzadufashamo. Ikindi rero nshimira ko nari ntangiye ko muri abaturage beza n'uburyo mwatubaniye. Ubu mvuga tumaze ibyumweru 2 hano, tuzatangira gutaha ejo. Ingando yacu irangira, izaza no gusozwa n'abayobozi b'akarere kacu ka Burera. Tukumva ko namwe muzitabira, muze no kumva n'ubwo butumwa abayobozi baduha. Ni byiza, turabatumiye, sibyo? Muzaza nuko mwatubaniye neza, umutekano mwarawutwujuje cyane, uradusendera, nta ce yabayeho, n'uburwayi bushingiye wenda kuko twari dutuye hano bwabayeho, nta wadututse. Mwaba abantu baturage bafatanya natwe mu bintu turimo,
hari n'ahantu ujya ugasanga harimo ibintu by'ubujura, harimo ibintu byo kugira gute n'iki, urumva twabanaga namwe, hari n'abo dusangira, hari ibyo turya, abana tunywa n'ibikoma tugira gute, mwatubereye abaturage beza cyane ku buryo buri mwaka iyo twaruganije ingando turi ahantu n'abaturage dushimishwa n'iki kintu ko uburyo abaturage baba bishimye n'uburyo bafatanya natwe mu bikorwa turimo dukora. Mwumva rero ubu butumwa mwaduhaye mubyita ubutumwa nzabuzamura mugeze no ku bayobozi bakuru ba Croix Rouge y'u Rwanda, nubwo hari bamwe bazaba ari hano ejo, ariko nzabuvuga cyane ko kugira ngo tugere kuri iki kintu, kuri iyi ngoro nziza, iyi ngoro nziza izacumbikirwamo abatishoboye, twumva ko tuzashoboza kugira ngo bagire ahantu bagera, nuko hari uburyo kugira ngo tubakurikirane bagumye b'abaturage nabo biyumva mu bandi, nabo batanga umuganda. Murakoze. Abahagarariye ingabo ntacyo muganiriza abaturage, Urakoze ko bahageze bite bamuhaye ijambo kugira ngo ngire icyo mvuga kuri uyu munsi. Abaturage bagira amahoro, kugira ngo tugirane ikiganiro nuko burya tubanza kumenyana. Ndi bugende mbaza buri muntu ngo witwa nde, ariko ngende wumva biri bunyorohere kugira ngo mbanze mbibwire. Nitwa Serija Uwimana Twani, nkaba nkorera hano Mutaro hasi no ku murenge murahazi. Iminsi ndamarino, ariko nk'iminsi igera muri 4 mpamaze, abaturage bino giye buriya narabakunze cyane, mukwiye no kwihamashya. Uretse nanjye na leta burira bazi mwebwe cyane ko muri abaturage beza, cyane cyane kwitabira ibikorwa bya leta n'izindi gahunda zubaka igihugu. Leta irabizi cyane. Garutse nyuma gato rero ku gikorwa cy'uyu munsi, ndumva tubashima cyane kuko mwitabira, kandi igikorwa nk'iki ngiki ni igikorwa cyiza kuko nk'uko byakomeje kuvugwa turi butindeho. Ubu ugiye gushyira iyi nzu mu gaciro k'amafaranga, amafaranga menshi, urumva ko rero ni ikintu cyiza mu mukozi. Ntabwo ndi bwibande yenda ku by'uyu muganda w'uyu munsi, byo mwashimwe tuzakomeza tunabashimye kuko tuzakomeza gukora n'igihugu turi gukorera, ariko ndumva nakwibanda ku kijyanye n'umutekano, nk'uko inshingano z'abasirikare ari umutekano w'igihugu. Ntabwo twawugeraho twebwe twenyine nk'abashinzwe umutekano mutawudufashije. Buryo mudufashije biratworohera. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. To sing your praise. kugira amatima amenya ko we azi na kinyomoro ishashi uyigire. From the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave.